uhereza Mbony ururabo cy'umuryango wanjye cy'umuryango kuko hari ababibonye wenda bagahita bavuga ati wenda ni Dany wenyine ariko ni igikorwa cy'umuryango. Madamu kubera condition arimo zo kurera umwana ukiri mutoya ntabwo yari gufata ari amasaha yose y'igitaramo, ntabwo yabashije kuboneka, ariko ubundi iyaba hari na madamu twari gutanga ururabo turi kumwe urusheho kubana nabo muri studio. Ibyo twari turi gukorana ni abana nyine ubona bafite courage ndetse barabikunda ibintu bakora, nubwo wazana intambara imeze ite uba ubona ari abantu bashikamye, ubona ari abantu nyine badashika intege. Ikindi ni igitaramo cyari cyiza, sound nziza, decoration, lighting ndetse n'abantu bari bahari ni abantu twajyanaga mu buryo bwo kuririmba. Hari igihe ujya mu gitaramo ukabona nyine abantu bari kuririmbira bameze nk'abataje kuramya, ariko nongere mbivuge nuko nkunda kubivuga ariko bikangora gusoza icyo nasezanije abantu, ariko ubu noneho bibaye impamo ngira ngo ugiye kuvuga ikintu gikomeye ariko reka nkireke nanjye bati 2023 uzasiga Gabby Kamanzi kabyihorera, ariko subibwi unose byanangiye kuvuga urabizi, ariko Marraine we dore Marraine wawe nuyaki nuko Marraine ariko urabona ko Marraine bizamushimisha. Ayo niki wabwira Marraine ku icyo cyifuzo cye? Nimutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kw'iyobokamana TV. Turi muri All Gospel Today, ni groupe cyangwa n'itsinda rihuje abantu batandukanye bo muri gospel, abahanzi, abakozi b'Imana, abanyamakuru bakora itangazamakuru rya Gikristo. Tugize amahirwe rero mu bitabiriye uyu muhuro harimo n'umuririmbyi Dany Mutabazi. Reka tutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze kw'iyobokamana TV. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye Dany? Neza Joel ndetse n'iyobokamana muri rusange. Makuru ni meza ndashima Imana. Wow, kuyobokamana hafite abantu benshi bagukurikira, turi mu mpera z'umwaka, tangira wifuriza umwaka mushya muhire. Vraiment ndabifuriza ibihe byiza, gusoza umwaka neza no kuzatangira undi mushyashya wa 2023 bari mu mbaraga z'Imana, bari mu burinzi bw'Imana, bafite amafaranga, donc ntacyo bakennye. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 kuri Dany Mutabazi cyane cyane mu by'umuziki, reka bari byo tuvugaho gato kuko niyo domaine turimo nonaha. Wakubereye gute, niki wavugaho, expectations zawe z'umwaka wa 2022 nizihe mu muziki wawe? Uyu mwaka watangiye nta shusho ariko washoje ufite shusho. Haleluya. Ubundi isoza ni ryo ryiza, nubwo itangira ryaba ribi ariko tugasoza neza. Byari bigoye gutangira uyu mwaka, byari bigoye nibwo twari tukiva muri covid recording ari ibibazo, production muri rusange nko gukora video ari ibibazo, aribwo turi kwikavaringa, ariko Imana yabanye natwe. Navuga ko umwaka usoje neza. Umwaka usoje neza. Usoje neza nibyo ababona Dany Mutabazi barahita bamwibuka mu bitaramo bitandukanye yitabiriye muri izi mpera z'uyu mwaka. Icyambere ni igitaramo yitabiriye cya Vesina na Dorcas, ndetse wajemo nka surprise kuko ntabwo wari ku bahanzi bazaririmba, ariko mu bantu bakunzwe cyane bafashije imitima y'abantu mu buryo butandukanye. Uri mu kiriya gitaramo wakibonye gute, niki wavuga kuri bari y'abantu ho gatoya wenda? Cyo navuga kuri bari y'abana aricyo mpereyeho, ni abana bagira courage, bakunda ibintu bakora, kuko nagize umugisha wo kubana nabo muri studio. Ibyo twari turi gukorana ni abana nyine ubona bafite courage ndetse barabikunda ibintu bakora, nubwo wazana intambara imeze ite uba ubona ari abantu bashikamye, ubona ari abantu nyine badashika intege. Ikindi ni igitaramo cyari cyiza, sound nziza, decoration, lighting ndetse n'abantu bari bahari ni abantu
twajyanaga mu buryo bwo kuririmba. Hari igihe ujya mu gitaramo ukabona nyine abantu bari kuririmbira bameze nk'abataje kuramya ariko ni abantu nyine nabonye bari muri mood, reka mvuge gutya. Byaranshimishije kiriya gitaramo cy'aba Vestina na Dorcas. Iriya ndirimbo yitwa Isaha byamenyekanye ko ari wowe wayibandikiye. Wumva iyo yarakunzwe cyane na n'ubu iracyakunzwe kuko nimwe mu ndirimbo zisohotse vuba. Uyikora wenda wabonaga uko abantu bazayakira ariko wari ubyiteze kuri comment zawe z'uburyo iriya ndirimbo Isaha bari abana baririmba wabandikiye ubifata gute kugeza ubu ngubu? Bifata nk'ikintu cyiza ariko n'ubundi nabonaga ko kizaba cyiza kuko buri ndirimbo iyo ubona ko ifite impungenge akenshi ari ni handi uzumva hari abantu bafite indirimbo zimaze nk'imyaka mu makayi cyangwa muri studio. Hari igihe indirimbo uba ukifitiye impungenge wese ndayisohora wayigereranya n'iyo uherutse gusohora kabone iri hasi, ariko ni indirimbo ahubwo twari dufite pressure yo kuvuga ati irasohoka ryari ariko twumva iryoshye cyane. Rero muri studio yari iryoshye, bayiririmbye neza, composition nari nayikoze neza ku buryo nyine buri muntu wese wayumvaga avuga ati indirimbo imeze neza, ijyanye even no gusoza umwaka dushima Imana, celebrating kuko Imana yaturinze. Rero ni indirimbo navuga ko ahubwo uburyo nayumvaga natunguwe cyane nuko bayiririmbye biri extra. Bayiririmbye neza cyane kuko nabahanga. Rero kuba indirimbo yanditse neza, production ari nziza, abaririmbye ari beza, nta kuntu indirimbo itaba nziza. Niko bimeze. Nuko rero ubuvuye rero kwa Vestina na Dorcas maze ugaragara mu baririmbyi Israel Mbony cyangwa yateguye muri concert ikomeye yamurikiyemo alubumu ebyiri z'indirimbo muri BK Arena. Ni igitaramo cyasize amateka, cyujuje sare, abantu b'Imana barafashwa, barakwishimira, ndetse ugira gutyo utungura Israel Mbony akikubwira cyuko akwifuza mu bazaririmba mu gitaramo cyiwe, wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza, ndetse nabonye ari ikintu cyiza niko nari mvuze, ni ikintu cyanshimishije kuko bwari bwo bwa mbere navuga ko dukoze cyangwa se dukoranye igikorwa. Si ubwa mbere nari nkoze igitaramo, si ubwa mbere nari ndirimbye mu gitaramo kinini, sibyo ko nanone ntabura kuvuga ko kiriya cyo wenda navuga ko cyari kiri hejuru ugereranyije n'ibindi wenda nari naragiye nkora bigiye bitandukanye. Rero ni ibintu byanshimishije cya mbere Israel Mbony kunyaprocinga ko yarampamagaye mpita mvuga nti wow, cya mbere ni umuntu wandika ibintu nanjye nkunda kandi mbibumbiye hamwe twarahuje muri composition. Nyine touch yiwe hari ukuntu utumira umuntu ukabona ni mahwi, reka mbyite gute, taciye ntiyibagirwa umusaraba kandi nawe dani n'umusaraba rwarageretse. Rero ni umuntu nyine twakoranye, akimbwira nahise mbona ko ibintu bihura pe, kuko hari igihe hari ukuntu ushobora ku approaching umuntu so ate mudakora style imwe ugasanga ikirere ntago muhuje cyane, mwese mukora byiza ariko utabanje kureba eske ko nkora afrobeat nintumira umuntu ukora classique n'urugero bihita bihura. Rero navuga ko akimbwira nanjye narabibonaga ko bihura kuko nsanzwe nkurikira uko yandika, uko aririmba, nanjye uburyo nkoramo ndabuzi. Rero ikirere kiwe nabonaga gihura no kuba n'ubundi twakorana. Uko we expectingaga igitaramo kizagenda cyangwa uburyo public izishimira kuba ukoranye Mbony yagutumiye nguze muririmbane muri abantu mukunda kuvuga umusaraba cyane, nige ubwo nibyo niko keyword ngiye mpatiraho. Wabanye public ibyakira uti cyangwa uko wabitekerezaga ariko wabibonye? Abantu n'ubundi turetse no kuvuga mu gitaramo rwagati, abantu benshi bakunze kuba nyine twarahuje cyangwa twarahuye kuko hari uburyo nyine bankundaga kuri kote yanjye nawe bamukunda, ariko hari ibintu bike tugiye duhuriyeho. Rero gufata abo bantu kabahuriza hamwe cyangwa se bagahuza izo mbaraga
ni ibintu byatanze umusanzu cyangwa se byatanze umusaruro mwiza, ari ku basanzwe bakurikira izo ndirimbo, ari no ku bataramiwe, kuko ari indirimbo zasohokaga zari indirimbo zifite full package, wumva ko ari ibyanditswe, ari melody, ari arrangement, ari ibintu bimeze neza. Rero navuga ko byagenze neza, zari nziza. Aha, ugira gutya rero uramutekereza, uva mu rugo, bwira madamu ati ngira inama Israel Mbony namukorera iki, cyangwa ibi bintu byo kumushimira ko mpaye agaciro umuziki we ndetse no kuba yampamagaye mu gitaramo cyiwe, biragaragara ko usanzwe umukunda, ibyo umuntu ntabitindaho, kandi umukozi w'Imana nyine agomba gukundirwa amavuta yiwe. Baravuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Uravuga ati reka rero nitwaze ururabo maze mutungure rero muhereze ururabo. Ruriya wabitekereje, ni umuntu wakugiriye inama, niwe wabyitekerereje, niki wavuga wenda kwa cya gikorwa wakoze uhereza Mbony ururabo? Cy'umuryango wanjye, cy'umuryango. Kuko hari ababibonye wenda bagahita bavuga ati wenda ni Dany wenyine, ariko ni igikorwa cy'umuryango. Madamu kubera condition arimo zo kurera umwana ukiri mutoya, ntabwo yari gufata ariya masaha yose y'igitaramo, ntabwo yabashije kuboneka, ariko ubundi iyo aba hari na madamu twari gutanga rurabo turi kumwe. Rero Israel Mbony kumuha rurabo byatewe nuko agiye kumurika album ebyiri ni imbaraga nyinshi. Yes. Hari ukuntu rero mu muziki cyangwa se mu murimo w'Imana habaho ikintu cyo gukora, umuntu ari nyamwigendaho atazi wenda appreciation, abantu wenda bakunze indirimbo ariko atazi ngo atabona abantu nyine bamuha feedback, courage. Rero gukora kiriya kintu cyari kumubwira courage, ariko nanone nanamushimira ko yagiye atanga umusanzu nyine mu murimo w'Imana. Izo ndirimbo yagiye asohora nini, kandi usibye ko nta mwanya munini wari uhari buri muntu wese avuge agira icyo akora, ariko yari yateguye ibintu binini, ndetse bitari by'uwo mwanya gusa, byari bimaze igihe atanga izo mbaraga, akora indirimbo nyinshi, akora ibitaramo byinshi. Rero nifashishije ijambo rivuga ngo tukiri mu isi, niyo appreciation ibikwiye nyine. Yahari ingorane tuzabona mu ijoro, ariko niba umuntu yakoze ibintu byiza mushimire. Niba ukunda umuntu ujya muha ururabo rwe akihari arureba, yego, ni courage. Niyo foto nyine nayibona avuga ati ibintu nkora hari abantu babiha agaciro, babikunze cyangwa se bifasha. Yego, kuko iriya ni presentation y'abantu benshi, kuko uburyo abantu babyishimiye byari bisobanuye ko buri muntu wese yari gukora kiriya kintu. Rero bira byari presentation y'abantu benshi. Dany Mutabazi muri 2023 abakunzi be bamutegerezeho iki cyangwa bamwitege uti? Indirimbo nyinshi kandi nziza rwose. Wow. Dany, reka tugushimire, tukwifurize umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023. Uwiteka Imana azaguhe byose wifuza, kandi azakugire neza kurusha. Imana ibahugisha namwe kubw'umusanzu yobokamana mutanga kugira ngo abantu babone ubutumwa bwiza. Imana ikomeze ibagure kandi bagire neza muri byose. Amen. Amen. Bakunze Igisobanuro TV, turacyari muri wa muhuro wa rya tsinda twababwiraga ribarihuriyemo abaririmbyi b'indirimbo zo kuremya no guhimbaza Imana, abakozi b'Imana, abayoboye amadini n'amatorero, abanyamakuru ba gospel, abaproducer n'abandi bantu. Turi kumwe rero n'abaririmbyi b'indirimbo zo kuremya no guhimbaza Imana. Turi kumwe na Steramani Shimwe, ninjye wa mugore. Turi kumwe mbanza kubaza wenda muri make, ariko amyemerere kuyobokamana TV afite abakunzi benshi bamukurikira bari ahantu hatandukanye. Atangire abifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023, iminsi barirwa ku ntoki ngo tuwinjiremo. aho muherereye ho nziko mwagize Noheli nziza yaratambutse, ariko ubu hasigaye umwaka mushya muhire tugiye kwinjiramo. Tubifurije umwaka mushya muhire, Imana izabare namwe, Imana izasubize gusenga kwanyu, muzabona ibitangaza, muzagendane n'Imana umwaka utaha wose, muzabona ukuboko kw'Imana. Amen. All Gospel Today. Yego. All Gospel Today ni iki gikorwa cyabereye hano, ni igikorwa kabisa cyashimishije cyane. Ni itsinda mu by'ukuri dukunze kuganiraho cyane no gutanga ibitekerezo no gushyigikirana kuri WhatsApp.
niho dukunze gusabanira cyane ariko by'umwihariko noneho ubu ngubu twahuye amaso ku maso si ubwa mbere bibaye ariko buri gihe iyo duhuye biradushimisha twibukiranyije ibyo twakoze ibyo twagezeho umwaka wose n'ingamba nshya n'imigambi mishya twifuza kuzageraho umwaka utaha nibyo twifuza gukora. Hari n'abatanze ibitekerezo by'ukuntu dushobora kurushaho gukora neza mu by'ukuri. Ubumwe bw'abaririmbyi, ubumwe bw'abantu bavuga Yesu, ubumwe bw'abantu bifuza kubona agakiza gakwirakwira mu Rwanda hose no ku isi hose ni by'igiciro. Abaririmbyi, abakozi b'Imana ndetse n'abanyamakuru, abo bantu uko ari batatu bashobora gukora ikintu gikomeye cyane mu bwami bw'Imana, kandi bose bafatanyije bakishyira hamwe, hari ikintu gikomeye cyane gishobora kuba muri gospel mu Rwanda. Rero hano hantu sinari kuhabura uyu munsi, wenda hari abatashoboye kuboneka cyane cyane ko turi mu minsi mikuru. Burangiye nahise numva ko impamvu hariho abantu batabonetse si uko wenda si ikindi, nuko turi mu minsi y'imisi mikuru. Hari abantu benshi bashaka kuba bagiye mu ntara cyangwa se bakoze ingendo bagahura na famiye zabo, ariko twebwe ababonetse turashima Imana kandi tuzakomeza gushyira hamwe kugira ngo Yesu akomeze ashirwe hejuru, abatazi Yesu bamumenye biciye mu bumwe buri hagati y'abaririmbyi, abaramyi bo mu Rwanda n'abavugabutumwa bo mu Rwanda, cyangwa se abakozi Imana, abapasiteri n'abandi, abahanuzi n'abandi, hamwe n'abanyamakuru. Yego. Gabby Kamanzi twaramubonye muri 2022 yaragerageje nyuma ya COVID-19 indirimbo nshya zimwe na zimwe. Gabby Kamanzi 2023 abakunzi be bamwitege guti? Nongere bivuge nuko nkunda kubivuga ariko bikangora gusoza icyo nasezanije abantu, ariko ubu noneho bibaye impamo, byanze bikunze umwaka utaha nzakora album yanjye ya kabiri, bizasohoka byanze bikunze, hanyuma na concert. Simbabwiye ngo ni ryari, ariko ndimo ndakora uko nshoboye kugira ngo bizabe vuba, nziko muzishima kandi ko muzahabwa umugisha. Wow, waruvuze ngo noneho bibaye impamo, ngira ngo ugiye kuvuga ikintu gikomeye, ariko reka nkireke. Nanjye bati 2023 uzasiga Gabby Kamanzi kabyihorera, ariko subibwiye unose byanangiye kuvuga urabizi. Ariko Marraine we, dore Marraine wawe nuyaki nuko Marraine ariko urabona ko Marraine bizamushimisha. Ayo niki wabwira Marraine ku icyo cyifuzo cye? Nta kindi nongeraho gusa. Amen. Stella, Karame. Reka nawe tugusuhuze cyane, umeze neza? Ni amahoro masa. Nkuko nabajije Gabby Kamanzi nawe niko nkubaza All Gospel Today, umuhuro wayo ndetse no kubuyibamo bikumariye iki, bigufasha iki mu iterambere ry'umuziki wawe? Icyambere mbanza kubwira abakunzi ba Iyobokamana TV ndetse n'abakunzi b'Umwami Yesu Kristo nuko bifuriza umwaka mushya muhire. Reka mbaririmbire ngo umwaka mushya muhire kuri mwese, umwaka mushya muhire kuri mwese, uzababere umwaka utandukanye n'iyindi, kuboko kwiza kw'Imana kuzababeho iteka, impano y'ubuzima ibatere gushima, umwaka w'umugisha ndetse n'iterambere, impagarike n'ubugingo nibyo mbifurije. Imana ikumugisha cyane. Impagarike n'ubugingo nibyo mbifurije. Hanyuma duhujwe n'igikorwa cya All Gospel Today, turashima Imana iduhaye uburyo n'umwanya guhagarara kuri iyi misozi, musozi wivuga butumwa bwiza mu buryo bw'indirimbo n'ijambo ry'Imana, n'umusozi w'itangazamakuru, n'ibintu byuzuzanya kugira ngo twubake umubiri umwe wa Kristo. Rero twasanze dushyize hamwe imbaraga, buri wese mu mpano ye, ukazana impano yawe nanjye nkazana iyanjye, nk'uko umubiri ugira ingingo nyinshi.
kandi izo ngingo zigahurira ku mubiri umwe nk'uko ikiganza kitabwira amaso ngo ntacyo urimo gukora. Twasanze natwe mu murimo w'Imana ariko bikwiriye. Umushumba akeneye umuririmbyi akeneye umushumba, kandi umushumba akeneye umutangazamakuru wubaha Imana, uzatangaza inkuru z'ibyiza kandi akagaragaza igikwiye gukorwa mu gihe gikwiriye kandi mu gihe cya nyacyo. Niyo mpamvu twahuye rero twibukiranyije ibyo twagezeho, tubishimira Imana. Cyari igihe kigoye kandi kitari cyoroheye buri mwe mu ruhande rwe, ariko Imana yahagararanye natwe. Umurimo w'Imana urongera urakorwa, bavuga ubutumwa bwiza barongera barakora, ibiterane birongera birakorwa. Rero twarimo dushyiraho izindi ngamba tuvuga ngo umwaka utaha turateganya iki. Twize ku ngingo nyinshi, ariko byose twabonye bifatanyirije hamwe kutuzanira ibyiza. Turashima Imana iduhaye uyu mwanya kugira ngo duhane gahunda y'ikigamijwe kubw'umwami, kandi tubikore neza, buri wese aho ahagaze yamamaze Kristo kugera ku mpera y'isi. Amen. Amen. Reka tugushimire cyane. Umwaka utaha 2023 kwa Stella bimeze gute? Tumwitegeye iki? Mufitemo imigambi myinshi. Intego ya mbere ni ukugumya gukunda Kristo kuruta mbere, kumwamamaza no kumukorera, niyo ntego yanjye. Hanyuma ku bijyanye no kwagura umurimo hirya no hino, nzakomeza kwitabira ibiterane bitandukanye, nzakomeza kwamamaza Kristo mu mujyi no mu cyaro, kandi n'ibiterane nabyo ndabiteganya. Hamwe na Kristo tuzagera kuri byinshi kuko dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Amina. Amen. Reka tubashimire cyane kuba muduhaye aka kanya mu katuganiriza. Mugira umwaka mushya muhire. Namwe kandi kuboko kwiza kw'Imana kuzabane namwe. Amen. Turacyari mu muhuro wa All Gospel Today. Ni rya tsinda riba ririmo abakozi b'Imana batandukanye, abavuga butumwa, baririmbyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse n'abayobozi b'amadini n'amatorero, n'abandi bantu bose bafite aho bahuriye na gospel, abaproducer bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Turi kugenda tugana n'abantu batandukanye ngo twumve imba mutima zabo. Reka twakire bano bantu turi kumwe, reka tutangire tubasuhuza. Mwiriwe neza kandi muraho? Mwiyegereze mikrofone. Yego, mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Tubahaye ikaze kwiyobokamana TV. Murakoze cyane. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira ngo tugiye kuganira nande ho gatoya. Yego, amazina yanjye nitwa Janine Keza, nkaba ndi umudamu wa Kanyamibwa Patrick. Benshi baramuzi, yari umunyamakuru w'ibiganiro bya gospel hano mu Rwanda. Yitabye Imana 2014, ngira ngo abantu benshi baramuzi. So ubwo nkaba ndi umudamu. Yego, uyu mudamu no mubufasha nyine wa nyakwigendera nk'uko abivuze Patrick Kanyamibwa, wagize uruhare rukomeye cyane muri gospel yo mu Rwanda. Azahora yibukirwa ineza n'umurava we wo gufasha abaririmbyi, amadini n'amatorero mu buryo butandukanye. Ni ukuri, reka tuvuge ngo Imana ikomeze imuhiruhuko ridashira. Reka twakire n'uyu mu producer rero turi kumwe. Mwiriwe neza kandi murakomeye. Muraho neza. Amakuru turashima Imana. Wawe muratwibwira? Nitwa Kamarade, ndi umuproducer, nk'abandi n'umuririmbyi kuko ndi umudirija wa korali. Wow. Korali yitwa True Vine Worship Team yo muri Vivante Kabuga. Okay. Nkaba ndi umugabo, mfite umugore witwa Tengera. Imana yaduhaye umugisha, dufite umwana w'umuhungu n'umukobwa. Wow, ni byiza cyane. Kandi nkaba nkijijwe. Imana ishimwe. Reka ntangire nkubaza Kamarade, kuba tugusanze hano muri All Gospel Today muri iri tsinda, kuribamo niki bikumariye, niki wavuga impamutima zawe, ubabona gute aba bantu, niki wabivugaho muri makeya? Ikibazo utubajije twari tumaze umwanya turi kuganira na Mama Kenzo, tuvuga kuba muri uyu muryango bitumariye iki. Ikintu cya mbere muri kuba muri uyu muryango wa All Gospel Today bikumara irungu. Yego. Ugira ububyutse mu mutima kandi ukiyumva nk'umuntu uri mu muryango, kuko nyuma yo kuva mu rusengero, nyuma yo kuva mu materaniro, bidufasha gukipinga kugumana wa mwuka w'Imana, wa mwuka wa gikristo, kuko uri kumwe n'abantu muri environnement imwe, muri mu mwuka umwe. Nicyo kintu bidufasha. Yego. Okay. Reka mbaze na Mama Kenzi. Mama Kenzi, kuba muri iri tsinda rya All Gospel Today bikumariye iki, niki wabivugaho muri makeya wenda? Yego, ngewe icyo bimariye
nuko nkuko kamarade yarabivuze byamaze ubwigunge ngira ngo aba bantu bari muri All Gospel n'abavandimwe n'ubundi bakoranye na Kanyamibwa Patrick bakoranye umunsi ku munsi rero kuba mbarimo uyu munsi numva ari ibintu byanshimishije kuko bituma nkomeza kugenda nyine numva ko andi hafi kuko ibintu bakoraga nawe nibyo yakoraga yego ngira ngo muri rusange nibyo ngibyo nzonga reka tuvuge narindi kuvugana rero na mama Kenzo yego ndimo mubaza umumaro wa All Gospel Today bahise baturogoya ibyo yavuze n'ibyabasha kumvikana neza All Gospel Today niki ikumariye muri rusange yego nkuko nabisobanuye All Gospel Today nuvuga ngo bifite akamaro kubera ko byamvanye mu bwigunge no kuvuga ngo na abantu bari muri urwo rubuga cyangwa bari muri uwo muryango wa All Gospel Today na abantu bakoranye na Kanyamibwa Patrick so urumva ni abantu nibonamo umunsi ku munsi bivuze ngo bose bifasha kongera gususuruka no kubona ibikorwa yakoraga nkabona bikomeje rimwe na rimwe nanjye nkashyiramo support niba ari iyo concert yateguye nkayijyamo nimba ari n'ubundi bufasha bukenewe nkaba mpari urabona ko numva ndi proud kuba ndi muri iyi All Gospel Today kuko numva muhagarariye numva binejeje reka tubashimire cyane murakoze namwe turi kumwe na C John cyangwa turi kumwe na Ahaye Coffee nibyo uyu nguyu ni rwiyemezamirimo ariko nawe abarizwa muri All Gospel Today kubera ko ni n'umuririmbyi w'indirimbo zo kuremya no guhimbaza Imana by'umwihariko niwe ikawa twanyweye hano ibyo twariye niwe wari wabisurprise reka tumubaze gatoya wenda ntitumubaze nka C John ahubwo tumubaze Ahaye Coffee niki ibi bikorwa yakoze byo gusurpringa gutya mu birori bitandukanye isanzwe ibikora kugira ngo abantu basobanukirwe turi buze gusoza utanga nimero yawe ya telefone kugira ngo nawe bikugirire umumaro nkuko wafashije abantu b'Imana. Ahaye Coffee ni coffee shop ariko ikaba ifite n'ibindi bikorwa byinshi birebana n'ubucuruzi bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa ntago ari coffee gusa ntekereza ko muri Kigali nta handi hantu babona capati nk'iyacu rero abantu bashobora kubyumva ko twaje wenda tugatanga service bakagira ngo kubera ko ari abarokore ari All Gospel ntago ariko bimeze n'abandi bose abantu bose bemerewe kuhagera Ahaye Coffee yakira buri wese kandi ifite ibiciro buri wese ashobora kuba yakwisangamo kandi ifite ibintu byinshi cyane bitandukanye rero Ahaye Coffee nibaza ko nta muntu numwe itabasha guha service kuko ibyo dutanga ni biryo nibyo kunywa kandi abantu bose bararya bakanywa. Mukorera he? Dukorera mu Gisimenti ku muhanda ka Free Zone ahantu hakunze kuba hari ububari bwinshi twe twahajyanye Kristo kugira ngo yamamare. Umubiri rero muzima dushaka uburyo bwose bushoboka bwose kugira ngo Kristo awuturemo. Hari igikorwa mwavuze cyo kuhacurangira indirimbo za gospel? Yego turabikora buri wa gatatu nimugoroba yego buri wa gatatu saa 12 dutangira saa 12 ni live band haba hari abacuranzi beza baririmbyi beza indirimbo zigendanye na restaurant muri coffee shop bakanywa bakarya baga ama pizza ibintu byose biba bihari hanyuma tukanaramya Imana. Wow. Hari umuntu uri kureba kino kiganiro afite anniversaire afite ibirori bitandukanye arashaka keke cyangwa arashaka ko muzasapplyinga icyayi n'ibindi biryo bitandukanye nk'uko nguko mwabikoze aha ngaha ushobora kwifuza kubavugisha nimero ya telefone umuntu yababonaho nimero ya telefone mbere yuko nyitanga reka mbanze mbira abo bantu bagira anniversaire yego iyo anniversaire yawe ihuye n'umunsi wo kuwa gatatu twebwe tugutegurira special kuvuga ngo abacuranzi bakora rihaso cyangwa se bakora imyitozo mu Kinyarwanda cyangwa se repetition mu Cyongereza practice mu Cyongereza repetition mu Gifaransa abacuranzi barabikora abaririmbyi bakabikora noneho bakitegura anniversaire yawe waza bakakuririmbira by'umwihariko hanyuma tukanakwakira neza cyane tugira amagato meza rero nimero nihuse ni 0788 53
86661. Izo nizo nimero za High Coffee, wazibona no kuri WhatsApp watwandikira. Icyo ushaka cyose muri High Coffee kigendanye no kurya no kunywa kirahari. Umuntu wenda uri kumva kino kiganiro avuze ati anniversaire yanjye ntabwo nshaka ko nza aho ngaho kuri High Coffee mukorera. Yego. Abo bantu babacuranzi ibyo byose wanabimusangira. Yego, aho ari. Icyo yashaka muri service dutangira hariya turagikorana outside. Wow. Yego. Urakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kantabe producer wanjye Kamarade atari nambwigire hino turamye Imana. Mumukomera amashyi n'umukozi w'Imana usizwe. Indirimbo akoze zigera ku mpera y'isi kuko aranazisengera. Imana imuhe umugisha. Amashimwe na yawe ibihe bidashira. Oh Yesu we. Ndahita njyaho bishyushye. Ayo amashimwe na yawe ibihe bidashira. Oh Yesu we. Amashimwe na yawe. Oh turavuze ngo amashimwe na yawe ibihe bidashira. Oh Yesu we. Iteraniro twese tubwire Imana ngo amashimwe na yawe. Ishiro amashimwe na Imana ibihe bidashira. Oh Yesu we. Nako ngako mugasubiremo turirimbane. Y'umugoroba amashimwe na Imana ibihe bidashira. Oh Yesu we. Amashimwe hey ibihe bidashira. Oh umva ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye. Ninjye wa mugore oh naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe. Nari mfite ibibazo bikomeye cyane, nawe ari kuntabara nta n'uwari kundengera. Data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira. Yesu warakoze. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ngaruwe no kugushimira ibyo wankoreye. Ninjye wa mugore oh naje iwawe naniwe ndushye kandi ndemerewe. Nari mfite ibibazo bikomeye cyane, nawe ari kuntabara nta n'uwari kundengera. Data ndabyibutse byose ngaruwe no kugushimira. Yesu warakoze. Amashimwe n'ayande na yawe ibihe bidashira. Ibihe bidashira. Amashimwe ayo na yawe ibihe bidashira. Oh Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukurangije n'ibiri imbere. Kuko uyu mwaka amashimwe n'ayande. Amashimwe n'ayawe ibihe bidashira. Oh Yesu we. Amashimwe yose n'ayawe ibihe bidashira. Oh Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose tukurangije n'ibiri imbere. Oh Yesu. Iteraniro ryose mumpere Imana amashyi tuyishimire. Data turagushimira imirimo, turagushimira impagarike n'ubugingo. Twararwaye uradukiza. Umwaka utambutse twarakubonye. Shiro dufite byinshi twashima Imana. Abaramyi bo muri Shiro twabonye Imana. Abanyamasengesho twabonye Imana. Abavugabutumwa twabonye Imana. Kandi orgosipeli turacyafite byinshi byo gushima Imana.
Imana yabanye natwe, yaradushyigikiye, yaratwigaragarije. Yamashyi mwongere muyantere Imana. Garutse imbere yawe Yesu mwami, garutse nzanye amaturo yo kugushimisha. Ninjye wa mugore ndagushimira ku ijambo ryawe urikurikirana iteka. Abaganga bananiwe babuze igisubizo, waraserutse mwami wanjye uraboneka. Data ndabyibutse byose garuwe no kugushimira. Yesu warakoze, amashimwe n'ayande. Amashimwe ibihe bidashira. Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose, tukurangije n'ibiri imbere kuko uyu mugoroba amashimwe n'ayande n'ayawe ibihe bidashira. Yesu we, amashimwe yose n'ayawe ibihe bidashira. Yesu tugushimiye ibyatubayeho byose, tukurangije n'ibiri imbere Yesu. All gospel, hallelujah. Munsamurire amaboko duhe Imana icyubahiro gutya tuyishimire neza. Sawa sawa, Imana ikwiriye gushimwa. Imana reka tuyishimire imirimo. Hari iby'imbaraga imitima yacu itazibagirwa. Cyarayaga kitubwira ngo izadushyigikira. Imana yagiye idushyigikira. Imana yari yaravuze ngo izagendana natwe, ahataringaniye haringanize. Niba namwe murimo kubona Imana igendana namwe, mwongere muyimere icyubahiro. Imana ni yacu, bashumba Imana ni data wa twese mwiza. Garutse imbere yawe Yesu mwami, ni wowe utanga urubyaro ingumbi byaye karindwi. Ni wowe utanga ubuzima, ni wowe wumva gusenga kw'abakwiringiye. Ntabwo ubura ukugenza mwami, uri umuhanga cyane, genda bihamya sinakwiyumanganya. Yesu garuwe no kugushimira, rwose warakoze. Ngarutse imbere yawe Yesu mwami, ni wowe utanga urubyaro ingumbi byaye karindwi. Ni wowe utanga ubuzima buzima kandi bwiza. Ni wowe wumva gusenga kw'abakwiringiye. Ntabwo uri ukugenza Yesu, ndakwemera uri umuhanga cyane, ndabihamya sinakwiyumanganya. Ngaruwe no kugushimira, rwose warakoze. Amashimwe n'ayande. Amashimwe ibihe bidashira. Ishimwe ibyatubayeho byose,
tukurangije n'ibiri imbere oh Yesu mana yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukavugirana nkazi n'umwe wamunyirukanaho mana yuko ibyawe riri he iyo ugambukira sabe worship team munyegere dutarambira Imana muri iyi njyana ugambukirana nkazi n'umwe wamunyirukanaho mana yuko izina ryanjye riri ku mutima we ukavugirana nkazi n'umwe wamunyirukanaho Yesu wanjye ugambukirana nkazi n'umwe wamunyirukanaho Niba